Miss Josiane.M neza. Arakoze cyane nkuko mwabyumvishe benshi muramuzi kuko mwagiye mumenya cyane mu bikorwa bya Miss Rwanda 2019 aho byagiye nyine avugwa cyane amenyekana ko yabaye Miss Popularity. Twese twamubaza ikibazo cyacu cya mbere. Uyu munsi twagiranye ibiganiro, waganirije abanyeshuri, baganiriza hejuru y'ibintu bitandukanye, ubumwe, kwihangira imirimo, ibikorwa by'imyuga, ibintu byo kugira intego, ibintu bitandukanye. Twaba tugize ngo tubabaze, dufite urubyiruko rwinshi rubayeho mu buzima rudafite icyerekezo, bivuga ngo ntibagira intego mu buzima bwabo. Nicyo wababwira, nicyo wabaganiriza nk'ubwo urubyiruko rubaye rudafite intego? Icyo nababwira nuko bagerageza bakagira intego, bakamenya icyo bashaka. Iyo umuntu azi icyo ashaka birangira nakigezeho. Arakoze cyane. Ikibazo cya kabiri twifuje kubabaza, hari abantu benshi bafite intego nyinshi kandi bagambira kugera ku bintu byinshi, barota ibintu bikomeye, ariko kandi bagahura n'imbogamizi zituma batagera kuri bya bindi, ndetse rimwe na rimwe abandi bagafeiringa bikarangirira aho ngaho ntibanongere kurota bya bintu. Nk'uwo muntu nkawe, wenda nk'umuntu ushobora kuba hari aho wageze bitewe n'intego wize washiraho ukaba warabasha kuba successful, nicyo wagira, niyo nama wagira uwo muntu unagendeye ku buhamya butoya bwawe kugira ngo turebe ko hari abenshi bafashwa no kumva ivyo ngivyo? Ubundi mbere na mbere mu kugira intego igomba no kuba ari intego ishoboka ko yagerwaho. Hari igihe umuntu arota ibintu byinshi cyane birenze, nanone ugasanga ntago abigezeho, cyangwa se bibanye byinshi abuze icyo akora n'icyo areka. Rero icyo nabwira aba bantu nuko barota inzozi ariko binoroshye kuyigeraho, hanyuma rero uko byagenda kose bayigeraho. Arakoze cyane. Sinzi wenda muri makeya, mu minota mikeya, experience ntoya waho urubyiruko ku bijyanye n'ibintu by'imyuga, kwiga imyuga, kuko wagerageje kubidusobanuriraho, wasobanurira abanyeshuri babwira ku bijyanye n'imyuga. Sinzi experience ntoya wenda watuganiriraho kugira ngo bano bantu nabo babashe kugira imbaraga zo kubasha gutinyuka. Icyo nababwira nuko muri iki gihe imyuga ariyo igezweho. Rero kwiga umwuga harimo imyumvire mibi, abantu bumva ngo kwiga imyuga abantu bananiwe kwiga, imyuga ni y'abakene. Oya, ahubwo bakumva yuko twese tutazajya gutega amaboko kuri leta ngo riduhe akazi. Ntabwo umuntu wese azagenda ngo yicare imbere y'abarwemezamirimo bakora mu maofisi ngo yamuha akazi, ariko umwuga urakora. Abantu bose bahangaha hanze bakenera imyuga. Arakoze cyane. Tumaze iminsi dukurikirana social media, dufite urubyiruko rwacu rutandukanye rugenda ruganiriza abantu babwira ko nta kazi kari mu Rwanda. Urubyiruko rw'u Rwanda rurakenye, nta mafaranga, nta kazi gahari muri make. Nicyo wabwira urwo rubyiruko rufite imyumvire imeze gutyo, ishaka kugaragaza ko nta opportunity z'imirimo zihari mu Rwanda, nkawe nicyo wababwira? Nibyo koko ntabwo babeshye, ariko hari aho agashakira. Nk'ubu mu myuga, nko mu misatsi, mu bwubatsi, ni ahantu henshi, ntabwo haburira akazi. Nababwira ngo rero bagerageze bashakishe imyuga, bareke gukomeza kumva yuko tuzajya gukora mu ofisi twese, umuntu ashakisha umwuga. Murakoze. Arakoze cyane. Nkuko mwabyumvishe, ni ukuvuga ngo dukeneye gukura amaboko mu mifuka tugakora. Imirimo ihari myinshi yo kwiga, hari ibyo twakiga n'ibyo twakora tutarenze tujya mu ishuri. Bivuze ngo nta kazi ko gusuzugurwa, tugomba gukora akazi kose kubera ko imirimo irahari. Sasa sinzi inama wagira abantu bose muri rusange, ubasoreza ubagira inama ku bijyanye no kwiteza imbere, no kugira intego, no gukorera mu bumwe nk'uko wagiye bituganirira. Inama ya nyuma wagira abantu dusoza ikiganiro cyacu? Inama ya nyuma cyo nabifuriza nuko bagira intego kandi bakanayigeraho. Niyo ngiyo. Arakoze cyane. Turamushimira umushyitsi wacu. Nk'uko mwabyumvishe bakunzi bacu, mwese mugende mukurikize inama babagiriye kuko harimo byinshi bibafasha kandi bibubaka. Rero turabashimiye. Imana ibamugisha.